oya akenshi umuntu wese uva mu masezerano nta mpamvu ntabwo ibintu bishobora gusohora Imana igusezeranyije ikintu ugomba kukirinda ukakibagarira kugira ngo kibashe gusohoka Imana nikubwira ngo nguhaye umugabo ukajya gusambana urabona utarangije kwishingira ntabwo bihura Divine nawe ukarashizemo ku birenge byawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye rero nyine aya magambo nayo arakomeye cyane burya hari igihe tujya imbere y'Imana dufite ibibazo byinshi bitandukanye ariko iyo tugezeyo tugikandagira ikirenge mu kwizera kwacu twazanye ibintu birahinduka amen nanjye rero aka gakorasi naragakunze karamfasha cyane amagambo yake aravuga ngo ku birenge byawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye wow amen 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 muraho neza abakunzi mudahema kudukurikirana kuri channel yacu Imbaga TV njyewe uri kubasuhuza amazina yanjye nitwa Benny Music ndi umucuranzi wa piano umucuranzi wa gitari nkaba ndi umuproducer ukora audio nkaba ndi umupromoter iyo umuntu avuze umupromoter aba ari umuntu ufasha abandi ku social medias bakazamuka nkora byose I'm fire rero nongeye kuguha ikaze kuri channel yacu Imbaga TV niba utarakora subscribe rero yikore iki kiganiro uze kugisharinga kuko murabona ko uyu munsi bafitiye ibyiza gusa imbere yacu turahabona umukobwa ukorera Imana rero mu by'ukuri ibiganiro nk'ibi n'ubwa mbere mutangiye kujya mubibona ntabwo hari yacamo ukwezi ubundi mwari mumenyereye ko mubonaho indirimbo z'impanda kwaya umuriro wa Pentecote mwari mumenyereyeho indirimbo z'andi makorali agiye atandukanye ariko ubu ngubu tugiye kujya tubaha ibiganiro bibafasha kwegera Imana ukaba ibiganiro tukazana umutumirwa agafasha abanyarwanda n'abandi bari hanze isi yose kwegera Imana abantu benshi muri iki gihe bataye agakiza k'Imana abantu bataye Imana usanga abantu bibereye mu muyaga wese rero niyo mpamvu tuzajya tuzana umutumirwa akatuganiriza ku byerekeranye n'ubuzima bw'isi ubuzima bw'uyu munsi buragoye niyo mpamvu rero nta muntu wigira niyo mpamvu tuzajya duhamagara umutumirwa akatugira inama y'ubuzima bwa buri munsi rero uri kureba iyi video mbere na mbere nkwifurije umwaka mushya muhire nkwifurije Noheli nziza niba uri umukristu uyizihiza mbere na mbere niba utari umukristu nizere ko hari abakristu wenda bagutumiye yada hari abantu bamwe na bamwe wenda batizihiza iminsi mikuru ariko abandi bakabatumira rero rwose niba utarawizihije niba utaranatumiwe rwose uruhare rwacu ntabwo wabiturenganyiriza twese aduhana umugisha rero imbere hano turabona umukobwa akaba ari umukobwa mwiza cyane mbere na mbere ndabasuhuje amakuru yanyu meza cyane mumeze neza tumeze neza Yesu ashimwe cyane ahimbazwe Imana duhane umugisha cyane tutari twajya kure rero tumaze tumwemo gake cheers urumva ko kengetse nakenze imyaka myinshi karengetse rwose rero ugiye gutangira utubwira uwo uriwe utubwire wenda ibikugenza uraza kubitubwira mu nyuma murakoze cyane nishimiye kubana namwe amazina yanjye nitwa Ujao Divine nkaba nkunda kuririmba ibindi Imana iduhana umugisha murakoze cyane Divine ngo wahe ikaze kuri channel yacu Imbaga TV murakoze cyane abagukurikiye rero bumvishe ko ufite impano tuzaniye kuririmba utuzaniye impano y'indirimbo ese mu by'ukuri iraza kuturyohera biraza kuba bimeze neza iyo mpano tuzanira turyohera cyane wow ni ibintu byiza cyane rwose Divine mu by'ukuri tumenyereye ko abantu bafite impano zo kuririmba baba bafite n'impano zo kubyina ese uraza no kutubyinira njyewe urebye nkunda kubyina iby'Imana ariko kubw'umwanya ushobora kuba muto bishobora kudakunda wumva umwanya uri buze kutubana muto ujya guhumura umwanya urahari uhagije wowe niba byose ubishobora rwose wowe ariko bitewe n'umwanya byose n'umwanya biri buterwe
ariko nuva umwanya urabuhari sibyo umwanya urabuhari ntugire ikibazo hano ni iwawe ni iwacu ni iwabo w'abanyarwanda hano twese turisanga Divine ese impano yawe yo kuririmba waba warayitangiye ryari nayitangiye kera muri za 2006 2006 uri umuhanzi ku giti cyawe cyangwa ukora indirimbo z'abandi nkoresha iz'abandi ukoresha iz'abandi waba ufite inzozi zo kuzakora indirimbo zawe se ntabwo ndabigeraho ariko byose nyine ni ubushake byose ni ubushake uba wumva ufite inzozi zo kuzakora indirimbo zawe Divine rero tuba twajya kure banza udusengera Imana ubundi ibindi byose Yesu aduhana umugisha Mana nziza Mana ikomeye turagushimiye turaguhimbaje wabanye natwe mu myaka yose yatambutse dushimiye ko wongeye kuturinda tukatugeza amagingo yatugumye ku mwuka w'abazima tweretse Mana abatarabashije kugeza aya masaha cyangwa se aya matariki turimo kugira ngo nabo Mana ubakire mu bwami bwawe uragije gahunda rero tugiye gukorera hano hantu kugira ngo uzubane natwe byose bigende neza nk'uko twabiteguye tubisabye tubyizeye kuri Yesu Kristo umwami wacu amen 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 Divine cheers nanone tumwemo Divine numvisha ufite n'indi mpano yo gusenga burya uyu muntu aririmbye neza abasenze kabiri ibyo se nubizi ndabizi nubwo ntibuka nanjye ndi umukristo ndasenga ariko ntabwo nibuka ahantu uwo murongo wanditse uwo murongo ntabwo nibuka ahantu wanditse ariko nzi neza rwose kuririmbye neza abagize abasenze kabiri niba rero uri kudukurikirana ukaba uzi ahantu uwo murongo uri uvuga muri Bibiliya uvuga ngo uririmbye neza abasenze kabiri dufashe uwandike muri comment kugira ngo abantu bose bakunda umurimo wo kuririmba iki kiganiro nibakigeraho bazumve bageze iwabo sibyo kuko ibiganiro dukora hano nibifasha abanyarwanda bigahindura isi niba umuntu ari umuririmbyi ibyo akora akaba abizi akaba asobanukiwe ati ndi umuririmbyi koko nkorera Imana hari igihe usanga rwose umuririmbyi afata iya mbere mu kugusha itorero ugasanga umuririmbyi ni wa muntu ujya hariyatirwa ajya mu tubari akajya gusinda kandi umuririmbyi ubundi aba agomba kuba indorerwamo sibyo Divi umuririmbyi mwiza aba ari wa muntu ufasha itorero agafasha abandi bakristo sibyo ntabwo umuririmbyi ari kuvuga ngo ntugakore icyaha oya icyaha ni ikintu umuntu akora gishobora kugwiririra sibyo ariko mu by'ukuri tuvuga ngo icyaha ni iki icyaha ni ikintu umuntu akora abizi neza kandi abishaka rwose ariko hari igihe umuntu akora icyaha atabishatse ari icyaha kimugwiririye rero umuririmbyi ntabwo agomba kuba umuzi w'icyaha umuzi w'icyaha mu bandi ntabwo umuririmbyi agomba kuba umuzi w'icyaha rwose Divine abantu benshi muri iki gihe bafite ibibazo mu matorero menshi mu nsengero nyinshi muri za kiliziya nyinshi bafite ibibazo byerekeranye no kubona amafaranga cyangwa se ubushobozi butuma bakora umurimo w'Imana nk'uko bagomba kuwukora urugero nko kujya mu bitaramo nko kujya mu masitidiyo gukora indirimbo ese Divine ibyo bintu iyo byumvishe iyo wumvishe ngo korali igiye gukora indirimbo cyangwa igiye gukora igitaramo ese ibyo bintu ubyumva nk'ubuyobe kuri wowe oya njye nkumva ko nyine nk'ahantu korali imaze kugera bigomba kumurika indirimbo zabo nyine nka korali iyo imaze gutera imbere ubundi ikigaragara ko korali yateye imbere ni uko itera intambwe nyine igakora ibitaramo birebwa n'abantu benshi njye ni uko nguko mbyumva mu by'ukuri wo korali rwawe ntabwo yumvishe ngo korali igiye gukora igitaramo aba ari ubuyobe ntabwo ari ubuyobe nese Divi abantu benshi bumva ngo gukora igitaramo ngo ni ukwibonekeza ibyo bintu nibyo ntabwo ari byo we ku ruhare rwawe uramutse ufite na miliyoni 100 waziha korali igakora igitaramo kubera ko ari ikintu nyine uba ukunze kandi ushaka ko gitera imbere ugomba kukitangira ukagishyigikira wabahereza bagakora igitaramo cyangwa nuko wowe ubikunda n'ubundi kuririmba njyewe nkunda kuririmba nibwo buzima cyangwa n'ubundi ukunda kuririmba wabiba kubera ko ubikunze cyangwa waba kubw'umutima wawe mwiza ufite uvuga ati okay genda byumva nta kibazo biteye kuba korali yakora igitaramo kuba umuhanzi runaka yagiye muri studio agakora indirimbo ntabwo ari ukwibonekeza
njye nabibafashamo kubera yuko nyine mbikunze kandi nshaka ko umurimo w'Imana ugera aho ugera. Wabikora. Divine rero mbere na mbere ndagushimiye kubw'umutima wawe mwiza ufite, kubw'umutima w'urukundo wo gufasha. Divine rero numvise ufite impano yo kuririmba, sibyo? Mu by'ukuri se abanyarwanda bafite amatsiko menshi ndabizi, watunyurizamo nko ku ndirimbo igufasha ikanatwinjiza mu kiganiro neza? Yego. Indirimbo imfasha cyane iba mu gitabo y'abarokore kuri paje y'194. Indirimbo bavuga ngo Mana nduburira amaso ku misozi, ese gutabarwa kwanjye kwavahe? Ifite n'amagambo meza cyane. Amen, amen. Rero mumpaye ikaze mwambwira tugatangira nta kibazo. Yego, ikaze murarihorana hano, murarihorana. Mana ndurira amaso yanjye ku misozi, mbega gutabarwa kwanjye kwavahe ngo ubimbwire, ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwihindukira n'isinzira, Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso n'isinzira. Wow, amen, amen. Divine cyane, ndagushimiye cyane. Divine, iyi mpano yawe kidasanzwe, nta gisanzwe mu by'ukuri. Mbere na mbere nifuza gutumira hano kuri channel, hari umuntu yigeze kumbwira ngo hari umukobwa nzi ufite impano yo kuririmba, ese wazamufasha ukamuzamura? Niko rero kuguhamagara ngize amahirwe ku mwanya wanyu muke mufite, wakiriye telefone yanjye. Divine, wifashe gute maze kukubwira ngo ndashaka ko tuzakora ikiganiro? Numvise binejeje, kubera yuko nyine cyane ko aribwo bwa mbere nyine nari mbikoze. Wumvise bikunejeje? N'ubwa mbere ugiye imbere ya kamera? Yego. Urampa igikombe rero, dore nkuzanye kuri kamera bwa mbere rero, dore igikombe ndacyegukanye. Cheers. Ndacyegukanye rwose, cheers kabisa. Divine rero, Yesu aduhana umugisha. Yesu aduhana umugisha, yaba ku bantu bose, abaririmbyi n'abatari abaririmbyi. Niyo umuntu atakunda rwose impano yo kuririmba, yanyurwa n'ibiganiro, yanyurwa n'amajambo yahindura ubuzima, amagambo yahindura ubuzima avugirwa ahantu. Divine, aya magambo numvise ari muri iyo ndirimbo ni amagambo akomeye cyane. Ni amagambo akomeye cyane. Ongera utubwiremo gatoya. Aya magambo uko avuga? Yego. Aravuga ngo Mana nduburira amaso ku misozi, mbe gutabarwa kwanjye kwavahe? Nushaka kugarukira aho ngaho. Mana nduburira amaso, Mana nduburira amaso yanjye ku misozi. Mana nduburira amaso yanjye ku musozi. Mbe gutabarwa kwanjye kwavahe? Dive, amagambo arakomeye cyane. Mu by'ukuri uwo mwanditsi w'indirimbo yaje kutabaza Imana, ati Mana ndatabarwa hehe? Yego. Wow, ni amagambo meza cyane. None bagakomeza bavuga gute? Baravuga ngo Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Amagambo meza cyane. Ese Divine, nk'umuririmbyi nkawe, iyo wumvishe iyo ndirimbo, ayo magambo yayo agufasha iki? Agufasha iki nkayo nk'umuririmbyi wumva? Njye nanarira, kuko aya magambo ni amagambo akomeye cyane. Ese wiyumva gute uri kuririmba indirimbo nk'iyi? Njye rero kubera ko iyo nababaye akenshi buriya nongera kugarura icyizere cy'ubuzima ari uko ndi kuririmba. Rero hari akantu nigeze kumva bavuga ngo iyo umuntu ari kuririmba
aririmba adatekereza ku magambo, ariko iyo uri mu bibazo cyangwa se uri mu bihe byiza ntutangira kuyatekereza. Nanjye rero iyi ndirimbo icyo imfasha akenshi iyo ndi mu bihe bibi nkayiririmba mpita numva nongeye kugarura agatima k'ubuzima. Iyo uririmbye ugarura agatima k'ubuzima. Hari n'abantu nigeze kumva bavuga ngo iyo yashwanye n'umuntu w'inshuti ye ngo ikintu kimubara umubabaro ngo ni uko aririmba. Iyo umuntu mu kazi bitagenze neza agataha, ikintu kimufasha ni ukuririmba, kuko ubuzima buragoye. Uyu munsi ushobora kuba nishimye sibyo, ejo nkababara, ejo gutyo gutyo ubuzima bugenda buhinduka. Rero abantu bafashwa no kuririmba cyangwa se umuntu agafashwa n'indirimbo. Umuntu akumva indirimbo y'umuhanzi runaka ikamufasha akagarura ubuzima, sibyo se? Rwose pe, njye hari umuntu ugeze kumbwira, twigeze kuganira n'inshuti yanjye, ni umujene w'inshuti yanjye twiganye nko mu wa gatandatu segonderi, ari inshuti yanjye cyane, n'ubu turi inshuti. Afite shop icuruza amatelefoni mu mujyi, ntabwo ari umukristo, ntabwo ari ibanga, ariko ni inshuti yanjye. Kuba mvuze ngo ntabwo ari umukristo, nta nubwo ari umurara, ntabwo ari umurara, ni umujene ukunda Imana ariko utajya mu bintu bya gikristo cyane. Yigeze kumbwira iki gihe ku ishuri bari batumereye nabi cyane, hano yerekeye n'amasomo njye hano nize ikintu bita isomo, tugeze mu gatandatu segonderi, rwose amasomo twarize kugeza tuvuga ati ishuri njye nanarivamo. Uwo mujene rero yigeze gushaka kurivamo, twava mu masomo tugiye kuri dortoir, ikintu yaricaraga akaririmba indirimbo ivuga ngo, ni indirimbo y'abadive sinzi niba no mu gitabo cy'abarokore ibamo, ivuga ngo uhoraho iyo nitegereje, ndumva ushaka kubiyesa, nishimira kukuririmbira. Ntabwo ari gutyo we yaririmbaga, kuko ntabwo azi kuririmba, ariko yicaraga ku buriri bwe rwose akaririmba. Nkabona ko umujene aremerewe. None yamaraga kuyiririmba agahita ambwira ngo ubu mbaye pose, mbaye muzima, ubu twasubira kwiga. Yararirimba akambwira ati abantu muririmba burya mufite Imana, mufite Imana. Kuko urumva ati ni gute namenya kuririmba? Urumva ni umujene akunda Imana, ntabwo abyinjiramo cyane, ariko urumva yaririmbaga akumva aranyuzwe, abaye pose, ukabona ko ibintu bimeze neza. Divine rero ibyo ngibyo mbivuze ngira ngo ubwira ngo nawe ufite Imana, ufite Imana, ufite impano, ufite Imana, ufite impano. None se iyo mpano ntabwo uyiratana mu bandi? Divine k'abakobwa mwirata, wasanga rwose ugenda wirata ngo nzi kuririmba. Nta nubwo njyewe mba mbyiyumvaho, ahubwo mbibwirwa n'abandi. Koko nanjye nabikubwiye, urumva ko niba nabikubwije imbere ya kamera ngo bamaze kubikubwira ni benshi. Ni benshi cyane. Gusa nyine hari amakorasi amwe n'amwe njya nkunda gutera, nubwo ari ay'abarokore, ariko byose ni ugusenga Imana. Burya nta kibazo, we nushaka utera y'abayisilamu niba bako neza nuko turi mu Mana. Ndagenda ntera amakorasi atandukanye, kuko njyewe kuririmba nibwo buzima bwanjye kabisa. Nushaka utera n'amakorasi y'abayisilamu, burya buriya abayisilamu bararirimba. Ntabwo mbizi, ndasengeramo ngo umenye uko basenga, ariko nabo bafite uko basenga wenda bibanyuze. Nabo bafite uko basenga uko babanyuze. Rero Divine, dufashe uduterera indirimbo yindi abadukurikiye rwose banyurwe. Ni igitaramo nkuko twatangiye tubabwira, murabona ko ibintu neza cyane. Divine wacu yaje afite n'igitabo cy'indirimbo, ameze neza. Divine rero umwanya ni uwawe, tunyurizamo akandi karirimbo. Abaye ari korasi nta kibazo, niyo twagenda tudushyiramo ari twinshi. Nta kibazo rwose. Aka korasi ngiye kubaririmbira karavuga ngo, ku birenge byanjye niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Rero nyine aya magambo nayo arakomeye cyane. Burya hari igihe tujya imbere y'Imana dufite ibibazo byinshi bitandukanye, ariko iyo tugezeyo tugikandagira ikirenge mu kwizera kwacu twazanye,
ibintu birahinduka. Amen. Nanjye rero aka gakorasi naragakunze karamfasha cyane. Ngo amagambo yake aravuga ngo ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. wow. Amen, 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 amen. Ako ni akambere nari manyurijemo. Hari akandi kavuga ngo inde waje imbere yawe wa mana we agataha atakubonye. Uko uje imbere y'Imana nyine bitewe n'uko wiyumva n'uko wabyizeye ni nako utaha umeze. Inde waje imbere yawe wa mana we agataha atakubonye wa mana we. Inde waje imbere yawe wa mana we agataha atakubonye wa mana we. Rero ndagira ngo mbere abantu badukurikiye, mbere na mbere mujye mubanza Imana mu buzima bwanyu, kuko iyo wabanje Imana ntacyo wayiburana. Nujya mu by'Imana nayo izajya mu byawe, kandi uko uzagenda ni nako nayo izaza. Nugenda wihuta nayo izihuta, nugenda gake nayo izagenda gake, nuseta ibirenge nayo izaseta ibirenge. Ndumva byari ibyo ngibyo. Hoye twe turacyatarama Nta kibazo. urumva abadukurikiye batangiye kuryoherwa. Mwe dutaramire rwose, abadukurikiye baryoye, ibintu ni sawa cyane. Reka ndebe indi ndirimbo byifasha yo mu gitabo nayo tuyiririmbe. Magana abiri mirongo ine. wowe reba uturirimbo rwose abadukurikiye bishimye, kuko ibyiza bihora iwacu. Ibyiza bihora iwacu, kandi rwose icyo ngusabye ni ugukora subscribe wadukurikiye, ibiganiro byacu ukabisharinga, kuko ni ivugabutumwa, tugakora ubutumwa bwiza bw'Imana, nyine abadukurikiye bakarushaho kuryoherwa. Yego. Divine, indirimbo wayibonye? Nayibonye. Bagiye rero. Indirimbo iravuga ngo wa mwanya mu Getsemani sinawibagirwa. Niko title yayo itangira ivuga. Wa mwanya mu Getsemani sinawibagirwa. Reka rero dutangire. Wa mwanya mu Getsemani sinawibagirwa, ubwo wabiraga ibyuya bisa n'amaraso. Sinibagirwa amakuba wabonye kubwanjye, unamye n'umubabaro uri Getsemani. Wari mu biti n'ijoro kubw'ibyaha byanjye, byaragushenjaguye pe n'urubanza rwanjye. Intumwa zagusizeyo zarakuzinukwa, natwe ntabwo twashobora kubigereranya. Nubona ko mbyibagiwe, Yesu uzanyibutse bya byuya byawe wabize kubwanjye. Nubona ko mbyibagiwe, Yesu uzanyibutse bya byuya byawe wabize kubwanjye. Wow. Amen, amen. Amen. Niyo ndirimbo ifite amagambo meza cyane. Buriya iyo umuntu avuze ngo uririmba neza abasenze kabiri, ntabwo aba yibeshye koko. Ntabwo aba yibeshye. Mu by'ukuri ntabwo najya kuvuga ngo abatari abaririmbyi bakora amakosa, kuko umuntu ajya mu kintu kimufasha. Buriya hari uburyo bwinshi umuntu akoreramo Imana, ariko no gukorera Imana umuntu aririmba nabyo ni ibintu byiza, ni impano nziza. Urabona nkawe muri aka kanya uri gukorera Imana, uri kuririmba, nubwo utari mu rusengero, ariko uri gukorera Imana. Kose hari ibintu uri butahe byakuvuye mu mutwe,
waririmbye wumva uri pose rwose wumva umeze neza cyane. Divine abadukurikiye muri aka kanya bafite amatsiko menshi cyane, bafite amatsiko menshi. Ese izo ndirimbo zose ufata umwanya ukaziga ukazifata ukaza ese nireba nkoresha kugira ngo izo ndirimbo zifate mu mutwe buryo, kuko ndi no kureba ngo nta nubwo uri gusoma, ntabwo uri gusoma mu gitabo, nireba nkoresha kugira ngo izo ndirimbo zose zifate mu mutwe. ni ukuzumva kenshi. Urazumva cyane. Koko se koko niko bimeze. wazumva cyane ibindi bigenda byizana. Mu by'ukuri yo ni impano ikomeye cyane. Nawe tugiye kwandika igitabo cy'abanyempano waza ku mwanya wa mbere cyane. Nawe urabishyigikiye cyazi. Ngiye nkunda abantu bigirira icyizere. Iyo umuntu yigirira icyizere ari ibintu byiza cyane. Mu banyempano rwose waza ku mwanya wa mbere. Divine wambaye neza cyane. Tukiranga wambikubwiye wambaye neza wateguye rwose. Nyine umukobwa w'i Kigali, wambaye umukobwa w'i Kigali rwose. Mu by'ukuri se ninde ugufasha kwambara? Umushuti wanjye ucuruza imyenda, ariko ntabwo nzi izina rya shop y'uko ryitwa. Ariko niwe ugufasha kwambara. Ubutaha rero nugaruka uzaze izina rya shop ye kugira ngo tumwamamarize, abakiriya bagende bajye bamuhahira. Numva umuntu wambika umuntu ufite impano nkawe, nta mpamvu y'uko rwose abandi bantu bari kureba iyi video batanamura ngo bajye bajya kumuhahira. Niko bimeze rwose. Ubutaha uzaze igihe zino rize. Divine rero ibiganiro byacu hano nk'uko natangiye mbikubwira, ni ibiganiro bifasha umuntu kwegera Imana. Abantu benshi bataye Imana, noneho muri igihe turi mu gusoza umwaka. Ubu ngubu abantu bari mu businzi, abantu bari mu ngeso mbi. Ariko buriya Divi, abantu bavuga ngo gusinda ngo kunywa inzoga ngo ni icyaha, urabyemera? Ntabwo mbyemera. Kuko icyaha ni igihe wazinyweye ugatangira gukora ibibi nyine. Nese kuki utazinywa kandi wambwiye ngo kunywa inzoga si icyaha? Njye zarananiye. Divi cyangwa urazinywa? Zarananiye pe. Zarakunaniye? None se ubwo abantu banywa inzoga ntabwo mwemeranye neza nako wari umaze kumbwira ngo kunywa inzoga ntabwo ari icyaha, icyaha ni ugukora ibibi. Ni ugukora ibibi. Ubwo se nk'ibibi umuntu yakorera ngo inzoga ni nk'ibihe ku buryo bavuga ngo kwanduranya. Kuki wowe utazinywa? Uranduranya? Zarananiye njyewe. Zarakunaniye? Mu by'ukuri rero ku ruhare rwanjye ntabwo kunywa inzoga nanjye ari icyaha. Ntabwo ari icyaha. Ubundi icyaha ariko biterwa. Rero Divi, tuvuge ko muri Bibiliya se ko bavuze ko batubuza kunywa inzoga. Nyine barabitubuza, ariko njye mpamya yuko kunywa inzoga atari icyaha pe. Ubu ngubu abantu tubagira inama bajye banywa gake bashoboye. Kunywa mu rugero nibyo byiza. Bajye binywera mu rugero. Ariko njya numva ngo na Yezu ngo yahinduye ngo amazi ngo divayi, cyangwa mbivuze nabi. Yezu yahinduye inzoga divayi, yahinduye amazi divayi. Nyine icyaha rega ni igihe wanyweye inzoga ugasinda nyine ugatangira kwanduranya kuri bagenzi bawe. None se iyo divayi nawe ujya ubyemera kuko yafashe amazi akahindura divayi? Ndabyemera. Wemera ko iyo divayi ari inzoga cyangwa ari umutobe? Ntabwo wari wari ngo usomeho? Ntabwo nasomye, sinzi uko. Ntabwo wari wari ngo usomeho? Iyo uza kuba wari ngo usomeho nibwo wari kubyumva neza. Yego. Divine rero tukiri aho ngaho, abaririmbyi benshi bagwa mu mutego. Cyane bagwa mu mutego, basanga umuririmbyi aragiye aguye mu mutego wo kunywa inzoga, siyo? Usanga umuririmbyi yaguye mu mutego w'ibigare by'abanywa amatabi. Ariko nizere ko amatabi byo nabyo udahita uyikorana nabyo. Ntabwo waba umukobwa mwiza nkawe ngo iyo mico uyijyemo. Ntabwo nayijyamo. Ntabwo wayijyamo. Mu by'ukuri nicyo tukwifuriza rero, imico mibi ukayihunga. Nyine nk'umukobwa w'Imana, imico mibi n'ubundi ukayihunga, sibyo? Kuko ndifuza kuzabongera kugutumira kuri iyi channel noneho umeze neza cyane, ufite ukaza uri mu mwuka wahatari cyane. Nubwo uri mu mwuka bigaragara ko witonda, no mu busanzwe witonda cyangwa watinya abantu. Niko meze. Divi, watinya abantu rwose? Ntabwo natinya abantu. Ntabwo watinya abantu? Okay.
Rero bakunze muri kudukurikirana ibiganiro byacu, ni ukwamamaza ijambo ry'Imana, guhindura imitima ya benshi. Hari abantu benshi bafite imitima yakomeretse, abantu benshi, abaririmbyi benshi bagusha abandi. Ugasanga umuntu agiye mu murimo wo kuririmba, ariko mu by'ukuri uwo murimo ari gukora ahubwo ari kugusha abandi baririmbyi baririmbana. Ibyo bintu rero ntabwo aba ari byo, izo ngeso ntabwo aba ari nziza. Umuntu ashobora kuba umuririmbyi ku giti cye, ukibera umuririmbyi ku giti cyawe rwose, birashoboka, utagangije abandi. Niba wumvishe mugenzi wawe afite akaririmbo keza, bakubwira ngo ujye kuvuga ngo yange iyo ndirimbo yigireke, ugasanga wo muri korali murazanye indirimbo ngo oya iyo si nziza. Iyo ngiyo ni ya shitani batangiye kwinjira muri korali. Icyiza rero ni ugusenyera umugozi umwe, niba ari abaririmbyi bakamenya ko bagomba kujya gufashanya. Divine rero ugiye kongera turibi igitaramo cyari agataramo waducishije mu kanya, numva ni keza cyane, n'abantu baba batangiye bishimye, ubona ko bishimye. Ese wakongera igitaramo ukadukora kandi gataramo k'amakorasi n'indirimbo zo mu gushima? Hagiye bavuga indirimbo zo mu gushima, indirimbo zo gushimisha Imana n'izo mu gakiza. Inziza ni izihe? Indirimbo zose kese kari nziza? Zose ni nziza, biterwa n'uko zakuryoheye. Biterwa n'uko zakuryoheye. Yego. Niba uri kudukurikirana ukaba ufite igitabo cy'indirimbo, fata igitabo cyawe cy'indirimbo, wicare hamwe utuze, kuko hano tubafitiye umuririmbyi agiye kudutaramira rwose agati gaturike. Ariko yambwiye ko ngo atari bubyine da. Niba ari byo kubyina naho ubutaha, kubyina naho ubutaha. Ariko ntabwo wabuze umuntu kwibyinira mu nzu yiwe, hari abari mu nzu zabo. Abari kudukurikira bumva baryohewe n'uyu muziki turi kubagezaho. Akanya ni akabo pe, bishime banezerwe. Turimo turasoza umwaka, turi mu Mana, twizigamire undi mwaka tugiye gutangira. Wizigamire rwose. Reka iyi ndirimbo nyishake, ntabwo ndi kwibuka paji iriho neza. Ni indirimbo ivuga ngo amasezerano yose uko Imana iyatanga. Wow, Divine, Imana yadusezeranyije ibintu byinshi cyane, kandi Imana ntabwo yisubira. Ntabwo Imana ijya hari abantu bavuga ngo Imana ngo yanzezeranyije ibintu ngo ntabwo iri kuyuma kano kanya. Biterwa n'uko witwaye n'Imana se. Akenshi umuntu wese uva mu masezerano nta mpamvu, ntabwo ibintu bishobora gusohora. Imana igusezeranyije ikintu ugomba kukirinda ukakibagarira kugira ngo kibashe gusohoka. Imana nikubwira ngo nguhaye umugabo ukajya gusambana, urabona utarangije kwishingira, ntabwo bihura. Divine, nawe karashizemo ntabwo ari keza. Oya, ni aka example kumvikana kugira ngo abantu bumve uburyo bagomba kubana n'Imana n'uburyo bagomba kugenda mu masezerano. Ngo uravuze ngo n'Imana igusezeranyije umugabo ukajya gusambana. Deja warangije kwigusanga umugabo, urumva ko wa mugabo kugira ngo uzamubone bizagusaba kongera gutangira bundi bushya, usenga usaba bundi bushya. Ese ni gutyo abakozi b'Imana muyobara. Iyo Imana yagusezeranyije ikintu ugomba kukirinda. Imana igusezeranyije imodoka ukajya gufata lift, imodoka nabwo wawe yifashe. Oya, imodoka yo ugomba ahubwo gushaka amafaranga kugira ngo ubashe kwigera, wenda ikaguha umugisha mu byo uri gukora kugira ngo imodoka igere. Ubundi hari ibintu abantu bitiranya. Ubwo se Imana igusezeranyije inzu ugajya gukodesha ahandi. Oya, gukodesha ari kimwe reka. Gukodesha nyine mu gihe itaragukura muri ubwo bukode ugomba kuba ukodesha. Noneho igihe kiragera, kuko iyo ufite inzira izabicishamo kugira ngo inzu yigereho, ahubwo wowe witwara ute kugira ngo ukomeze ube mu masezerano yawe n'Imana wahawe. Nicyo kintu cyo kigomba kubaho aho ngaho. Ako utugira inama nziza cyane. Hari abantu rwose baba barabaswe n'ingeso y'ubusambanyi cyane. Ibyo rwose ijambo ry'Imana, sosiyete muri rusange irabyanga rwose. Ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Amasezerano n'ibura y'Imana ntabwo ajya ahinduka. Ntabwo ajya ahinduka. Imana yisezeranyije umuntu irasohoza, iranasohoza. Niyo byafata igihe kingana gute, ariko irinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe kugeza risohoye. Cyambere ni ukuyemerera mukagendana. Hanyuma iyo ndirimbo ugiye kuturimbira ngo yitwa? Nayibonye, ni indirimbo yitwa ngo amasezerano yose uko Imana iyatanga. Ni mu gitabo cy'abarokore, ni indirimbo zo mu gakiza, paje 15. Yego.
amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi n'ibisabaho, ijuru rikavaho, amen uwizera azabona ayo masezerano. amen Jya ukora nk'Aburahamu, ubura maso yawe, bari inyenyeri wizere amasezerano ye. Isi n'ibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. wow divine unese igitaramo ko kiryoshye ukaba uhagaze komeza utaramire agati gaturike rwose n'umwijima wo mu nzira twizere Imana yacu, hasigaye umwanya muto izuba rikarasa. Isi n'ibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Nubwo turushwa n'abantu, twizere Imana yacu, Yesu ni uzadufasha mu bitugerageza. Isi n'ibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mu gihe tubuze inshuti, tuguma n'ukwizera, Yesu ni uzadufasha mu bitugerageza. Isi n'ibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. No ku byo tubona mu isi, tuguma n'ukwizera, mu ijuru tuzabona ibyo twizeye byose. Isi n'ibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. wow divine turacyakutarama, we komeza utarame, shaka kandi karirimbo keza nako tugataramireho. Irabyongeye iyo Mana irabyongeye, irabyongeye yongeye kutwemeza, kuko yemeje Aburahamu na Sara we. Irabyongeye iyo Mana irabyongeye, irabyongeye iyo Mana irabyongeye, irabyongeye yongeye kutwemeza, kuko yemeje Aburahamu na Sara we. Irabyongeye iyo Mana irabyongeye. Nyine waje imbere yawe wa Mana we, agatata kubonye wa Mana we. Nyine waje imbere yawe wa Mana we, agatata kubonye wa Mana we. wow divine none se ko igitaramo kiryoshye cyane kiraryoshye cyane, bashaka indirimbo nyinshi kuko twasenje abantu ko turi butarame, turabataramira agati gaturika kandi ubu nibwo bari kuryoherwa cyane cyane. Reka nkomeje rebe icyadufasha. ako korasi ni keza,
ninde waje imbere yawe wa Mana we agataka kubonye ntawe ninde nawe kuko nibyo twari turi kuvuga amasezerano Imana burya idusezeranye irayasohoza ninde waje imbere yawe wa Mana bagatata kubonye ninde ntawe buriya hari abantu benshi bibwira ko Imana ntago tugura nayo Imana iraguha ntimugura iraguha ntimugura hano akaririmbo nizo kumva avuga ngo iraguha ntimugura iraguha ntimugura shenge niyitanga tanga ititangiriye itama umva iyiguhaye umva Imana iyo ihaye umuntu ntago yisubiza iraguha ntimugura ibintu byose ni ibyayo amen. Okay, murakoze cyane turakomeje igitaramo cyacu mu ndirimbo z'agakiza n'ubundi kuri page ya 5 indi ndirimbo tugezweho tugiye kubataramira indirimbo ivuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yanoranije ngo mbe inshuti ye narabowe ndamuririmbira amen zaburi nyinshi mu mutima wanjye nigitangaza kuko nawe agakiza ku buntu nigitangaza njye munyabyaha nawe agakiza. good. Murakoze cyane iyi ndirimbo rero twahawe agakiza ku buntu ntacyo twatanze turashima Imana kubw'ubuntu yatugiriye ikatugira icyo cyizere twemera ko tuba abana bayo nshishikariza abantu badukurikiye nawe muntu wumva utaratera ikirenge ngo wegere umwami Yesu ndagushishikariza n'ukuri utera iyo ntambwe Imana ntawe itababarira ntawe itakira maze usanga Imana ibwire ko uyu munsi umvishe ijambo rikukubwira ruti ko ugomba kwinjira mu nzu y'Imana. Twakomeje rero igitaramo cyacu turajya tuzivangavanga iyi nta kibazo kuko umva twebwe ibyo dushaka ni ukwegera Imana hari n'indirimbo ijya ifasha y'abakatolike ivuga ngo habwikuzo Mana ya Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze wanyeretse kera y'ukunda na n'uyu munsi urabinyeretse imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo kuko ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka muze mwese abemera ko Yesu amen amen ari ingabo yacu idukingira haba ku manywa haba nijoro tuvuge tutishinga mukiza imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka za mbaraga zose zangwanyaga naziribatiye igorogota ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka amen amen amen. wowe udukurikiye rero nkugushishikariza gukora subscribe ikiganiro ugisharinga ahantu henshi hatandukanye mu magurupe ya WhatsApp kuri za TikTok usharinge link ku ma Facebook account ku ma IG yawe ubisangize inshuti zawe abantu benshi b'inshuti za Divine ariko Divine tukiri aho bagiye kubwira gusubiza inshuti zawe Murakoze nambaye ndasuhuza umuryango wanjye bifuriza umwaka mushya muhire ndasuhuza manga yanjye iri muri Amerika nawe kugira ngo akomeze agubwe neza asuhuza korali Luxmon ndayikunda cyane
sinabona icyo nayiha, ariko Imana ijya ibaha umugisha abantu bose bakorera Imana babikunze bibari ku mutima. Nkasuhuza korali Regina Cherry ikorera ubutumwa kuri Saint Dominique, yumve ko nyikunda nyihoza ku mutima, nyifuriza ibyiza byinshi. Nkasuhuza inshuti zanjye zose ziherereye hirya no hino, abankurikiye aka kanya mwakoze cyane, umeze kuryoherwa. Umva kuri Divine aradusuhuje, anaduhaye ikaze cyane, arasuhuza korali zitandukanye, Luxmond, arasuhuza Regina Cherry. Rero niba wowe uri kureba ikiganiro ukaba ugeze kuri uyu muntu ukiri kukireba ukageraho Divine agusuhuje, andika muri comment ati Divine ndagusuhuje kandi komereza aho ngaho. Rero Divine, impano yawe irimurika, ntabwo natinya kubwira ko rwose impano yawe iri kumurika nkawe muri aka kanya, uri kumurika rwose. Mwakoze cyane. Impano yawe rwose iri kumurika nkawe muri aka kanya cyane rwose. Abadukurikiye banezerewe, nanjye uri kugukoresha ikiganiro nanezerewe ari njyewe, abazakireba bazanezerwa kurushaho, cyangwa bari kukireba kano kanya bazanezerwa kurushaho cyane, kuko ibyiza bihora iwacu, ibyiza by'iwacu nakagaruka, kuko iwacu ni ku isoko y'ibyiza, isoko y'amahoro. Iyo umuntu yageze iwacu rwose aricara agatuza. Rero niba uri kureba ikiganiro umva ko wageze ahantu hari amahoro, umva ko wageze ahantu heza, ahubwo wowe wandika muri comment cyangwa se unatwandikiye kuri nimero yacu ya telefone iri buze kuba iri muri description, urebe utwandikire, utubwire, uduhe n'ibindi bitekerezo by'ibiganiro umva tuyatumiza kuri channel yacu kugira ngo turusheho kwegera Imana, turusheho kwegereza abanyarwanda n'isi yose, turusheho kubegereza Imana, kuko abantu benshi bakeneye Imana, abantu benshi bakeneye Imana. Ese Divi, ko hari abantu bavuga ngo baririmbira Imana, abandi ubundi kuririmba kose ni kimwe, sibyo? Kuririmba kose ni kimwe, kuririmba no gusohora ijwi, ahubwo bitandukanye kuri message isohotse, sibyo? Usanga umuntu asohoye message ibijyanye n'ikindi kintu, asohoye message ni sibyo? Hari abantu rero bavuga ngo umwaririmbira Imana, undi aririmbira ngisi, sibyo? Ese ibyo bintu bihuza gute? Wenda mu cyongereza niba bisobanutse neza mu cyongereza, uvuga ngo secular music and gospel music. Indirimbo z'isi, indirimbo z'Imana. Isi ibyo bintu kuri wowe ubifata? Njyewe icya mbere, buriya umuntu wese ajya gukora ikintu bitewe n'uko agikunze. Wenda hari ufashirizwa mu kuririmba iz'Imana, hari ufashirizwa wenda mu kuririmba iz'isi, kuko ntekereza ko message zose ziba zifite icyo zivuze. Ubu ngubu nyine kuririmbira Imana ubundi twese tuzi ko ari itubeshejeho. Yego rwose. Niyo dukesha ubuzima dufite ubu. Ntekereza ko ababikora wenda bajya mu by'isi bo baba barimo bashaka wenda ubuzima. Abari mu by'Imana bo nyine barimo barafasha Imana kuyikundisha abantu. Bakayiha agaciro nyine kugira ngo abantu bayoboke Imana nyine. Rero ku giti cyanjye numva byose ari ubutumwa bumwe, uretse ko bitandukanye nyine kuri message zisohoka. Message zisohoka. Wigize kumbwira ngo ubushobozi bwawe ufite ushobora gufasha korali igakora igitaramo runaka. Ese n'umuntu w'umuhanzi udakorera Imana nawe bamuha amafaranga akora igitaramo, cyangwa bifasha amakorali y'Imana gusa? Nawe nyine birashoboka cyane, kuko byaterwa n'ibyo agiye gukora. Byaterwa n'ibyo agiye gukora. Ako kantu ko kaje ko kabaye ikibazo. Wibaye ikibazo? Oya nyine aba ari iby'Imana. Ibyo ngibyo nta kibazo twabikora nyine bitewe n'ubushobozi dufite. Biramutse ari iby'isi. Iby'isi byo wapi? Iby'isi ntabwo wafasha umuntu ngo ajye kwikorera indirimbo y'ikimansuro. Ntabwo wakora umuntu ajya kwikorera indirimbo yitwa Karanga Chapo. Karanga Chapo urayizi Divi? Nayo nzi. Karanga Chapo, Karanga Chapo, ntabwo uyizi? Karanga Chapo, Divine. Mbwira nk'akarimbo k'isi kamwe kamuze. Kamwe konyine k'isi, urumva? Ubundi abanyarwanda bacu tubasezere, tuvuge ko ibiganiro byacu ari akagaruka. Ese we. Ndakamenya siko. Karimbo k'isi rwose, nushaka kumbwira ko urukundo ugature sheri wawe. Nushaka gutera akarukundo rwose ugature sheri wawe.
ahubwo wowe wamfasha wenda niba arakuzi tukakaririmbana ariko divine wenda guha ikibazo nzi kumva nta konti pe divine ntabwo wakabura ntabwo nkunda kumva ibintu by'isi cyane ntabwo ukunda kumva ibintu by'isi cyane divine ko mbizi bijya bingora abakobwa ngambwira ko wumvisha mu gitondo byutse nushaka kubwira ka karanyuze nushaka kubwira ka karanyuze umukunzi se iyo saba hari indirimbo nkunda nyine ya ntoza y'ubukwe hari akavuga ngo Imana y'amani tumutaramire tuvuze impundu akareba kavuga ngo so yemeye inkwano ku manywa y'ihangu banyogose nyebemeye kugutanga karubuna kabubu gasizeye urakazi ko ngako njya nkumva wemeye inyabusa gukamisha niko bigenda amahitamo ya shanjara iyo ndirimbo rero urumva utakazi niba kwa kare ka karahanyuze ariko ugize ute urakazi hari akandi kavuga ngo twinshi cyane twa kera ko nagukunze rwinshi oya mama we uko wandutiye bose ndagukunda ndagukunda shenge ndagukunda disi weye ndagukunda ni mama buriya divine iyo dufashe Imana umuco kuko twebwe abanyarwanda kuva kera twarasengaga buriya nubwo twasengaga Imana zitandukanye ngo ni za Ryangombe njyewe ntabwo ndiho aho kera ndi kuvuga gusa ni amateka si yose ni amateka twumva kandi amateka yabayeho ese ibyo bintu ubihuza umva Imana twasengaga kera n'Imana y'ubu ngubu umva nk'izo ndirimbo igihe zakorewe yari kera cyane wenda ntabwo nzi umwana ntabwo nibuka neza iyo ngizo ndirimbo maze kuririmba igihe zakorewe ariko koza rwose ni kera hari nk'indirimbo zivuga nko ku Mana uduha ifunguro ridutunguye umunsi ntuzaduhora ibyaha zose ni indirimbo za kera z'Imana nubwo bataziririmba mu nsengero ariko ni iz'Imana ni iz'Imana ese ibyo bintu divi kuri bwo byumva gute Imana za kera Imana z'ubu urumva ntabwo ari ibintu umuntu yajya guhuza ngo abyumvishe ubwonko byoroshye ariko se nko kuri bo byumva gute njyewe icyo numva Imana ni imwe ntabwo habaho Imana ya kera n'iy'ubu ngubu twese nyine dufite abantu dukesha kuba tugeze aha ngaha batubanjirije njyewe rero ndumva ibyo ngibyo uriya ni imyumvire y'umuntu twese nubwo wenda umuntu aba afite aho ateranira ariko icya mbere ni uko tuvuga Imana imwe divi Nyaruguru urahazi Nyaruguru akaririmbo kuvuga ngo Nyaruguru 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 we urakazi Nyaruguru umwanzi uzaka harakabisha urayizi numvamo gake ahubwo wowe niba uyizi wayidukubitiramo tukumva oya njyewe ntabwo mba nzizi urumva wansabye ko nkuririmbira nanjye ku tuntu nyine twatwisi ngiye ndirimbo yose ndazumva ntabwo ari ibanga nubwo nyine ndi umukristo ariko ngenda ndazumva gake gake kuko umuntu agiye kujya mu bintu by'Imana cyane ntabwo ubuzima njye sinzi niba ari imyumvire yanjye ariko umuntu agomba kujya mu bintu byose ukajya mu Mana ukaba umukristo ukanisanisha n'ubuzima bwo hanze kuko biragufasha birafasha nawe nubwo wanze kuzivuga ndabizi urazizi ubu ndabizi hari umuntu akubwiye ngo nuziririmba ajya guserera nk'uwari igihe nyine ujya mu bantu bamenyereye iby'isi ugasanga wowe watakaye nakubwira batangira kubyina utubyino wowe ugasanga utangiye gusirimba bigereye mu tuzuke utangiye gusirimba ibyo bintu rero umuntu aba agomba kujya mu Mana akajya no mu buzima bugize busanzwe ngo wose asanzwe agira ute yisangemo cyane rwose buriya kuvuga ngo umuntu ni umukristo hari ahantu ubukristo bugomba kugera sibyo ku buryo butaturimita ngo budutware roho umuntu akaba umukristo ahantu hose ageze sibyo niba ugeze muri abo bajene b'umukristo aho ngaho sibyo usenge wisangemo nyine
yego ntukore imico itandukanye n'iguhuza n'Imana ariko ujye ute wisangemo sibyo rero Divine tuba agashyinguracumu rero agashyinguracumu wadukurikiye rwose baryoherwe batahe bishimye ibintu bimeze neza bitume tugaruka bizatume bagaruka natwe tugaruka kuri iki kiganiro bizana kugarura abantu bazongera bavuge ngo wa mukobwa witwa Divine uje iwabo agaruke yongere atuganirize agashyinguracumu n'akawe kaduhe reka ndirimba indirimbo ijyanye n'igihe turimo ya Noheli nahize mugiye kugira ngo bonane atura Rwanda ngiye kuririmba iyihe imiryango uzambara iki mukobwa uzambara ego ako ndabona zambara ikanzu y'umutuku uzambara iki mukobwa zambara amaherena ya bronze ego reka tubifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhire uzawurye ntuzabarye wow murakoze cyane imiryango y'isi yose nimugire Noheli nziza umuremyi w'isi yose yatashye iwacu mu bantu uwo turata ni Yezu umwana wavukiye mu kirugu uwo dusingiza n'Imana nitumushimire tumuramye miryango y'isi yose nimugire Noheli nziza umuremyi w'isi yose yatashye iwacu mu bantu dore umunezero uturutse ku mahoro Imana ihaye ibiremwa miryango y'isi yose nimugire Noheli nziza umuremyi w'isi yose yatashye iwacu mu bantu nimumuhimbaze nyir'ububasha yatweretse ko yitaye ku bantu miryango y'isi yose nimugire Noheli nziza umuremyi w'isi yose yatashye iwacu mu bantu wow Divine cyane urakoze cyane rero kudusurutsa urakoze cyane kuduhuza n'Imana urakoze cyane kongera kuduha amagambo y'ubuzima atubwira ko amasezerano y'Imana ntahajya amasezerano y'Imana ahoraho kandi arakora rero udukurikiye muri aka kanya ushaka kuba ufite amasezerano Imana yagusezeranyije komeza ku masezerano yawe ntiwige ibintu byo kuvuga ngo Imana ngo yaranindiye komeza ushikame ku masezerano Imana yagusezeranyije ukomeze ushikame muri Yesu tubona byose muri Yesu turakizwa muri Yesu tubona ubuzima Divine hari akarimbo wize kuturirimbira ninde waje imbere yawe wamana we agatata kubonye wamana we akarimbo wongera ukaduterere kabisa kuko niba kafashe imitima ya benshi harya ngo kameze gute akarimbo Divine akarimbo kavuga ngo ninde waje imbere yawe wamana we agatata kubonye ntawe wakora Imana ngo yikorere amaboko Imana iradukunda ni umubyeyi wacu twese kandi ihora ishaka ko tumererwa neza cya mbere ni ukuyemerera ukayemerera ko ukayifungurira umutima wawe ukayinjiza muri wowe kugira ngo ijye ibana nawe muri byose indirimbo nanjye inkora ku mutima kenshi pe ni indirimbo nkunda kumva mu gitondo akenshi iyo mbyutse mfasha kugira ngo umunsi wanjye mutangire neza nze no kuwusoza neza ninde waje imbere yawe wamana we agatata kubonye wamana we
ninde waje imbere yawe wa mana we agataha atakubonye wa mana we ninde wazanye ikifuzo imbere y'Imana agataha adasubijwe wa mana we ninde waje imbere yawe wa mana we agataha atakubonye wa mana we. Wow, Divine urakoze cyane rero, gira icyo ubwira abadukurikiye muri aka kanya, unabasezereho, unababwire ko utaha uzagaruka, umwanya ni wawe. Murakoze cyane. Mbere na mbere nashimye Imana mubanye nanjye kuri uyu munsi ikanshoboza kugera kuri Imbaraga TV. Ndabashimiye cyane mwe mwantumiye mukangira icyizere cyo kubana namwe. Urakoze cyane. Abankurikiye nabo ndabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mukatukurikirana. Nanabasaba ko mwadukorera share, subscribe, comment, nabyo byatunyura. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu rero, ndagira ngo mbasezere nkomeza kubifuriza umwaka mushya muhire, muzahirwe muri byose kandi muzagere kuri byinshi byiza. Murakoze cyane bakunzi mudahema kudukurikirana rero. Uyu munsi twari dufite umutumirwa wacu witwa Divine, akaba aduhaye ikiganiro kiryoshye cyane kandi azagaruka ndabizi mwamuryohewe cyane. Rero kora subscribe, ukore share, ukore like, ntiwibagirwe kwandika comment yawe utubwire ko ikiganiro cyakuryoheye. Ikindi gikomeye cyane, uduhe ibitekerezo uko wifuza ikiganiro cyazagenda ubutaha. Murakoze cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Njyewe uri kuri mikoro, amazina yanjye nitwa Ben Music, nkaba umucuranzi wa piano, umucuranzi wa guitar, nkaba ndi umuproducer, nkora music production, audio production, nkaba ndi umupromoter. I'm fire. Mwakoze kubana natwe rero, ndabakunda cyane.